Nshuti bakunzi bacu mwiriweho, turabaramukije mwese aho muherereye mu mpande enye z'igihugu, mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Mukomere kandi mugire amahoro ya Nyagasani. Umwanya tugiye kubagezaho amateka y'u Rwanda. Mbere y'uko u Rwanda rubaho hari iki? Benshi mu banyarwanda bakunze gucyocyoranira ku mateka y'u Rwanda, aho benshi bibaza uko hari hameze mbere y'uko hitwa igihugu cy'u Rwanda. Abandi bakaba bazi ko cyari igihugu kimwe cyahanzwe na Gihanga. Abandi bakamwemeza nk'umwami w'abami wagengaga ibihugu bitandukanye byari kuri ubu butaka. Nyamara igihugu yahanze aricyo cya Gasabo cyabaye inkomoko y'u Rwanda, kiri mu byahanzwe nyuma y'ibindi byose. Niyo mpamvu tugiye kubagezaho amateka cyangwa twafashe umwanya wo kubataturira amateka y'amashirakinyoma y'icyari kuri ubu butaka mbere y'uko u Rwanda rubaho. Ni inzira zanyuzwemo kugira ngo kibe igihugu cyitwa u Rwanda dufite ubu. Nk'uko tubikesha igitabo Imizizi y'u Rwanda, umutumba wa mbere, dukesha umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, inzobere mu muco, amateka n'ubuvanganzo. Tugiye kubataturira byinshi ku mateka ya mbere y'uko u Rwanda rubaho. Mbere y'uko iki gihugu gitangira guturwa, cyari kigizwe n'amashyamba kimeza, inzuzi n'ibyogogo bitagira ingano. Abaturage baturutse imihanda yose mu iyimuka ryo gushaka ubwinyagamburiro bw'amatungo yabo n'imiryango yabo, nibwo basesekaye mu akarere. Nuko batangira gututura amashyamba kimeza bahasanze, barayatsura, bayaremamo gakondo y'ubutaka butuwe. Abo bimukira bari bavuye mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Afurika, babanje gutura mu miryango yabo, ari nako batwara n'abatware b'imiryango. Nyuma yaho batangiye kugwira, barema ibihugu bigenga n'umwami. Ari nayo mpamvu mu mateka y'u Rwanda uzasanga buri gihugu cyari gifite umwihariko wacyo. Muri iryo hanga ry'ibihugu bisanze kuri ubu butaka bwitwa Rwanda, kugeza ubu buhundagajweho ibihugu 29 byagengwaga n'abami batoranywaga mu miryango migari babarizwamo. Aho ni naho dusanga ibihugu 16 byagengwaga n'abasinga n'imiryango ibakomokaho, ibihugu 6 byagengwaga n'abazigaba n'imiryango ibakomokaho, ibihugu 5 by'abanyiginya n'imiryango ibakomokaho, ari nabo byo byahanzwe nyuma y'ibindi byose. Hakiyongeraho ibihugu 2 by'Abashi n'Abahavu. Nubwo ibyo bihugu byari uruhuri, ariko byose byagengwaga n'abami bakomoka mu miryango imwe nk'uko twabitatuye haruguru. Ibi bihugu byose uko ari 29 byatwaye imyaka isaga 582 ngo bihuzwe bireme igihugu kimwe, aricyo Rwanda tugandagajemo twese. Iki gikorwa cyakozwe n'ingoma y'i Gasabo, yari imwe muri izo ngoma 29 zari zigandagaje kuri ubu butaka. Dukurikije amacishirizo dukura mu mateka y'u Rwanda adutaturira ko igihugu cya mbere cyahanzwe ahasaga mu mwaka wa 300 mu bihe by'ikibariro cyacu. Icya nyuma gihangwa ahasaga mu 1120. Gusa amateka ntadutaturira neza igihe abatuye kuri ubu butaka bamaze barimo kororoka mu miryango migari babumbiyemo. Mbere y'uko bagwiza abaturage bahangirwaho igihugu.
Ibi bihugu uko ari 29 byagiye bihangwa n'abakurambere babaye umuzi w'iturwa ry'ubu butaka, ibindi bihangwa n'abana babo, haziraho n'ibyahanzwe n'abuzukuru ndetse n'ibyahanzwe n'abuzukuruza. Dukurikije amateka dukura muri icyo gitabo cy'imizi y'u Rwanda cyanditswe na Nsanzabera Jean de Dieu, tugiye kuva imuzi tuzabagerereze umuzingo uko ibyo bihugu byagiye bikurikirana mu guhangwa kuri ubu butaka. Ingoma y'Ubudaha n'Ubwisha. Iteka ryose iyo bavuze ingoma mu mateka y'u Rwanda humvikana ibintu bine ari byo: ingoma bivuga igihugu cyigenga, ingoma nk'umutegetsi, ingoma nk'ubutegetsi, n'ingoma nkaburungano. Amateka akaba yarakunze gukoresha imvugo y'ingoma nko kugaragaza igihugu cyigenga gifite umugenga wacyo, kinafite abo mu nda y'ingoma biyemeje kukigwira no kukivirira. Igihugu cy'Ubudaha n'Ubwishaza ni kimwe mu bihugu byahanzwe ku ikubitiro ry'ikubiri ry'ibihangabihugu muri aka karere, aho cyahanzwe ahasaga muri 300. Niho hari gakondo nkuru y'Abasinga bororokeyemo kuva bagera mu byino babona gusakara mu bindi bice by'igihugu ndetse no muri Afurika y'Amajyepfo bajya guhangayo ibindi bihugu. Ikubitiro ry'ihangwa rya gakondo nkuru y'imiryango y'Abasinga ni mu mirenge ya Masasa, Mushonyi, Ruhango, Kigeyo na Boneza yo muri Rutsiro, yongeramo n'umurenge wa Nyamyumba yo muri Rubavu. Aho icyo gihugu cyari giherereye kuri ubu ni mu karere ka Karongi n'aka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Umwami wa mbere uzwi mu mateka y'Ubudaha n'Ubwishaza ni Rurenge, ari nawe wabaye ibumbiro ry'amateka y'Abasinga mu Rwanda, ari nawe wafatiweho amateka y'ikibariro cy'igicumbi cy'imiryango y'Abasinga n'imiryango migari ibakomokaho. Ingoma ngabe yabo ari nayo yafatwaga nk'ibendera ry'igihugu yitwaga Mpatsibihugu. Undi mwami uzwi mu mateka y'ingoma y'Ubudaha n'Ubwishaza ni Jeni rya Rurenge, watwaye icyo gihugu mu iyaduka rya Gihanga ubwo yahangaga ingoma y'i Gasabo ahasaga mu wa 1191. Jeni rya Rurenge niwe mwami wo mu Basinga washyingiye Gihanga umugore we wa kabiri Nyamususa, ari we babyaranye abana bagera kuri 5, nawe wabaye nyirakuruza w'imiryango myinshi ikomoka ku Banyiginya. Jeni rya Rurenge niwe wabaye sekuruza w'umuryango mugari w'Abarenge, bakura igisekuru cyabo kuri Jeni rya Rurenge. Igihugu cy'Ubudaha n'Ubwishaza cyahanguwe n'umwami w'u Rwanda Ruganzu Ndoli ahasaga mu 1510, ubutaka bwayo bwomekwa ku Rwanda. Ingoma y'Ubungwe. Ingoma y'Ubungwe ni imwe mu zahanzwe bwa mbere kuri ubu butaka bw'u Rwanda, aho yahanzwe mu bihe bimwe n'ingoma y'Ubudaha n'Ubwishaza. Ni ingoma yari iherereye kuri ubu mu karere ka Huye, Gisagara, Nyaruguru na Nyamagabe y'Amajyepfo mu mirenge ya Kitabi, Tare, Kamegeri, Gasaka, Kibirizi n'Uwinkingi. Umukurambere wahanze ingoma y'Ubungwe ni Muntu Ngwe, wari murumuna wa Rurenge, ari nawe wabaye inkomoko y'umuryango mugari w'Abenengwe bakura igisekuru cyabo kuri Mugwe. Gakondo nkuru y'umuryango w'Abenengwe bari abagenga b'ingoma y'Ubungwe n'Ibisi bya Nyakibanda.
kuri ubu ni mu mirenge ya Gishavu, Huye, Karama na Ngoma yo mu karere ka Huye. Muri ibyo bice niho Abenengwe bororokeye mbere y'uko bakwira u Rwanda rwose ndetse no mu bindi bihugu bituranye narwo nk'ubu ndetse n'ibindi bihugu bituranye narwo nk'u Burundi. Undi mwami w'Umbungwe wagengaga icyo gihugu mu bihe bya Gihanga ahanga ingoma y'i Gasabo ni Rwamba, ari nawe wabaye sebukwe wa mbere kuko yamushyingiye umukobwa we Nyirampitangwe. Babyaranye Gashubi na Gafuma. Ingoma-ngabe y'icyo gihugu ari nayo yari ikirango cyayo cyitwaga Nyamibande. Yaje kwigarurirwa n'umwami w'u Rwanda Mutara Nsoro Semugeshi ahasaga mu mwaka w'1543. Icyo gihe yica umwami wayo Rubunga rwa Samukende na nyina Benginzange Nyagakecuru. Ingoma y'Ubungwe izima ityo, ubutaka bwayo bwomekwa ku Rwanda. Ingoma y'Urweya. Ingoma y'Urweya bakunze kwita Urweya rw'Umubari, ni kimwe mu bihugu bya mbere byahanzwe kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Kikaba n'igihugu cya mbere Abazigaba bahanze bakigera mu Byindu ahasaga mu mwaka wa 400. Ni ingoma yari iherereye kuri ubu mu karere ka Kayonza n'amajyaruguru n'akarere ka Gatsibo. Gakondo nkuru yabo ari nayo yabaye intebe y'ingoma y'Abazigaba ni mu mirenge ya Mwiri na Murundi yo mu karere ka Kayonza, wongeyeho umurenge wa Rwimbogo wo mu karere ka Gatsibo. Ako karere niko bororokeyemo mbere y'uko bakwira mu gihugu cyose no mu bihugu duturanye nka Tanzania, Uganda n'u Burundi. Umukurambere w'Abazigaba ari nawe wahanze ingoma y'Urweya rw'Umubari ni Kazigaba. Ingoma-ngabe yabo nk'ikirango cy'igihugu yari Sera. Umwami wagengaga ingoma y'Urweya rw'Umubari mu iyaduka ry'Abanyiginya muri aka karere ni Kabeja, ari nawe se wa Nyamigezi wabaye sekuru wa Gihanga, kuko Sekazi yashatse Nyirarukangaga rwa Nyamigezi babyarana Gihanga n'abandi bana. Ingoma y'Urweya rw'Umubari yigaruriwe na Kigeli Ndabarasa ahasaga mu 1740. Icyo gihe yica Biyoro umwami w'icyo gihugu. Ingoma yabo izima ityo, ubutaka bwayo bwomekwa ku Rwanda. Mu bice bikurikiyeho tuzabatekereza amateka y'ibindi bihugu byari bigandagaje kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Mugire amahoro ya Nyagasani, Imana ibarinde.